muraho nizere ko mumeze neza. Gahunda ni yayindi no gukomeza kureba uburyo twakomeza kureba uburyo umuntu ateka amafunguro atandukanye nkuko mubizi. Kandi rero wabisanga ni kuri ya channel ya Wakera, ugakora subscribe, like, comment icyo ushaka cyose. Uyu munsi ndashaka kubatekera imboga za dodo zidafite ikindi kintu na kimwe kirimo. Nukuvuga ngo ni imboga z'umwimerere, ariko kugira ngo zishye bidutwara nibura isaha yose kandi ari dodo gusa. Katurebe icyo dukoresha. Nta kindi dukoresha, ni imboga gusa. Turaza gukenera umunyu n'ishashi, nta kindi. Kugira ngo tunihute, icyo ukora ni iki: twe dufata za mboga zacu ukazishyira mu gasafuriya. Imboga twamaze kuzishyiramo, dushyiremo umunyu, nta gushyiramo mwinshi. Izi ni imboga zishobora kurya abantu barwaye diabete, abantu batarya imyunyu. Hanyuma ugashyiramo amazi, nta gushyiramo amazi menshi azirenge. Hanyuma ugacana. Nababwiye ko biza gutwara isaha yose. Ni ukuvuga ngo urafata 30 minutes ya mbere yo kuzitogosa, uze gufata indi 30 minutes yo kuziteka ukoresheje yashashi. Ishashi twahisemo gukoresha ni yashashi nziza itangiza ibidukikije. Uzi ko hari isashi ziba zibujijwe, ariko ubundi mu bundi buryo bwiza ukoresha urukoma, akaba ari rwo uza kuzipfunyikamo. Ni imboga zidafite ikindi kintu na kimwe zigomba kujyamo. Ku bantu wenda batembereye muri Kenya, cyane cyane muri Kenya na Tanzania, mu gace kamwe na kamwe hari ibintu byo bavuga ngo sukuma wiki. Ni ubu buryo bazitekamo, ariko noneho hakaba hari sukuma wiki ziba zirura cyane. Izo mboga ni nazo zirahari. Ni kuri iyo mpamvu tuzabereka n'uburyo ushobora guteka umuravumbamo imboga, tukabereka uburyo umubirizi wakuramo imboga, isogi yo musanzwe muyizi, ibitika cyangwa se amababi y'amateke naho uburyo yavamo imboga kandi ziryoshye cyane. C'est régime.